Ndabasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amazina ni Alphonse Shumbusho Official. Dushimye Imana rero ko yongeye kuduhuriza kuri uyu muyoboro. Turasuhuza abantu badukurikiye bose b'impande zose, turasuhuza abari mu Rwanda, turasuhuza Abarundi, turasuhuza abo muri Uganda, turasuhuza Amerika, turasuhuza ndetse na England n'abandi bose bagira uruhare mu buryo butandukanye bwo kugira ngo mudushyigikire iri vugabutumwa ryacu ryo kuri YouTube channel yacu yanditseho Alphonse Official rikomeze kwaguka ndetse no gutera imbere. Uyu munsi Imana yaduhaye ijambo tugiye kuganiraho. Turagira ngo rero buri muntu wese abe maso arikurikire, kandi buri muntu wese afashwe n'iri jambo, kandi umwuka w'Imana akomeze kubahishurira ndetse no kubana namwe aho muherereye hose ku bihugu bigiye bitandukanye. Mwami Imana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ubutware bwawe, tugushimiye kutwemereye kugira ngo twongere kuganira ku byanditswe byawe byera. Turagusabye kugira ngo rero buri mumwe wese uri ahantu hatandukanye yumve iri jambo kandi rimugire umumaro kandi rimukomeze ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 16. Turahera ku murongo waho wa 2, dukomeze dusome. Turaza guherukiriza ku murongo wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 16, uhereye ku murongo waho wa 1 ugakomeza ukageza wa 13. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Samweli arabaza ati nagenda nte ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati jyana inyana y'ishashi, nugerayo uvuga uti nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko uzagenza. Uzansukira amavuta kuwo nzakubwira. Nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi. Baramubaza bati mbese uzanywe n'amahoro? Ati ni amahoro, nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Kandi yeza Yesayi n'abahungu be abahamagara ku gitambo. Nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu, aribwira ati ni ukuri Uwiteka yimikishije amavuta nguyu imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire. Namugaye kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Yesayi aherako ahamagara Abinadabu amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Yesayi ariyongeza amurika Shama, nabwo Samweli aravuga ati uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be 7. Maze Samweli abwira Yesayi ati aba si bo Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesayi ati abana bawe bose naba? Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi, ariko aragiye intama. Samweli
abwira Yesaya ati mutumire muzane kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusukeho amavuta. Niwe uwo. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane cyane. Nuko Samweli aherako arahaguruka asubira i Rama. Imana rero iduhana umugisha. Igitumye dutekereza kugira ngo tuganire kuri aya magambo nuko bikwiriye yuko umuntu agomba guhagarara mu muhamagaro Imana iguhamagara kubamo, kandi ukabigendamo neza, ugahagarara mu mbaraga z'ubutware bw'Imana. Ahangaha rero Samweli yabwiwe n'Imana ko agomba kujya kwimika umwami wa Isiraheli, kandi akagenda akajya kwa Yesaya. Aha rero byari ibihe bikomeye kandi bitoroshye, kuko Samweli yagize ubwoba, yumva afite umutima uhagaze, aratekereza ati ni Samweli, nkanjye nka Samweli ndakora iki? Ese nagenda nkimika umwami kandi Sawuli akiri ku ngoma? Ibi bintu birashoboka? Ariko Uwiteka aravuga ati nzabana nawe kandi nzagendana nawe. Nuko Samweli yumvira umuhamagaro, aragenda koko. Aragenda ageze i Betelehemu kwa Yesayi, niko kuvuga ati ngewe nzanywe no kugira ngo ntambire igitambo Uwiteka. Haleluya! Birashoboka cyane. Buriya iyo Imana iguhamagaye, iyo Imana igutumye, uba ugomba kugira ubwenge, ukagira amakenga, ukabanza gusenga kugira ngo Imana igushoboze kugira ngo usohoze mesaje y'Imana cyangwa se ubutumwa Imana iguhaye. Ni nako byamugendekeye. Yaragiye koko ateranya abantu bo muri uwo mudugudu, aragenda ageze kwa Yesayi, arababwira ati ntabwo rwose turajya ku meza tutarabona abahungu bose. Ariko hagati aho ngaho, mbere yaho yarabanje Yesayi amumurikira buri muntu wese w'umuhungu wari uri muri urwo rugo rwe, akagenda amurika. Turebye hano nko ku murongo wa 6 ngo nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu, aribwira ati ni ukuri Uwiteka yimikishije amavuta nguyu imbere ye. Ni ukuvuga ngo Samweli nawe yabanje kugenda arajijinganya, aritegereza ati ahari menye uyu nguyu Eliyabu ari we ushobora kuba ari we ugomba kuba umwami. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati reka da, nturebe mu maso he cyangwa se ikirere cye cyangwa se uko uburanga bwe, namugaye, kuko Uwiteka ntareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Imana itugirire neza. Abantu rero nyine ni uko duteye, umuntu areba ubwiza, areba igihagarara, ariko ntabwo ariko Imana ireba. Imana yo ireba mu mutima. Y'Imana izagukoresha, y'Imana izakugirira neza, y'Imana izabana nawe, igendana nawe kandi igasohoza icyo yavuze, kandi ikesa icyubahiro. Ngo ariko nyine ubwonko bwe Yesayi ko yakomeje nyine akajya igenda ahamagara n'undi witwa Aminadabu, nawe amumurikiye Samweli. Samweli aravuga ati uyu nawe ntabwo ari we, kuko umwuka w'Imana yerekanaga ko atari Aminadabu. Nuko Yesayi arakomeza agenda amurika na Shama, nabwo biranga. Amurika n'abandi bahungu 7, nabo biranga. Nuko arangije nyine Yesayi ati ariko ibi ni ibiki koko? Nuko Samweli aramubaza ati ese mu bahungu bawe bose, abahungu bose wabazanye, nta wundi mwana usigaye? Arambwira ati kereka nyine mwana mutoya w'agahererezi nyine usigaye, wagiye kuragira intama, niwe usigaye.
undi avuga ati ntabwo rero buriya ntabwo twajya ku meza cyangwa kurya cyangwa se gufungura uwo nawe tutaramubona. Arangije ati okay, ntacyo reka bamutumeho. Bamutumaho araza, akimara kuhagera agitunguka aho ngaho mu muryango, Imana ati rwose uwo niwe, ni uwo nguwo, ni uwo nashimye, ni uwo nguwo rwose mwimikishe amavuta kuko ari we nashimye, noneho abo mwami wa Isiraheli. Nguko rero uko Samweli yahise ahaguruka, arangije asukaho amavuta kuri Dawidi, arangije amwimikisha amavuta nk'uko isezerano ryari riri. Nuko Dawidi wari wibereye mu ishyamba iyo ngiyo, atazwi atanatekerezwaho, byarangiye abaye umwami wa Isiraheli. Bene data, icyo Imana yakuvuzeho naho cyatinda kizaba. Isaba kugira ngo utegereze wihanganye, uhagarare mu mbaraga zo kwizera, usengeshe umwuka iteka, uhagarare mu muhamagaro w'Imana, usaba Imana kugira ngo igushoboze, ikwambike imbaraga, kandi bigasaba yuko ukomeza kwinginga Imana uko bwije n'uko bukeye, kuko Imana yacu ni Imana nziza, ni Imana ikora, ni Imana irema ijambo ikarihagararaho kandi ikarikomeza, kandi ni Imana itajya itererana abayo bayitakira ku manywa ndetse na nijoro. Uko ni nako rero Imana yatoranije Bishop Louis Kabayiza Pastori kugira ngo ayobore itorero ry'Imana kuri uyu munsi wa 23 z'uku kwezi kwa gatatu 2025. Uko niko Imana rero ihamagaye Louis Pastori kugira ngo abe umushumba mukuru cyangwa se musenyeri wa EAR Diocese ya Shyogwe. Ni ibintu rero byari bishimishije, ni ibintu byari binejeje, ni ibintu byari byuzuyemo umunezero, kandi ni ibintu abantu bose, abantu barenga 5,000 bari bitabiriye, babonaga ko banyotewe, bishimiye ibirori, banezerewe cyane. Ibirori byo kwicaza umwepiskopi mushya mu ntebe, ukabona ko ni ibintu byari binejeje. Hari abanyamahanga, hari aba bishops, hari abakristo batandukanye ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye za leta. Byari ibintu ubona ko ari ibintu bisobanutse, byari ibintu bisobanutse kuri uyu munsi, gusa biranejeje. Aho bamusabiye kuzakomeza, agakomerezaho Bishop Karimba Gerard yaragejeje, kandi ubwo n'impanuro yahawe zari nyinshi cyane, aho azakomeza guteza imbere uburezi, gukomeza amavuriro akagera ku rwego rushimishije, gukomeza kuyobora itorero rikagera ku kigero cyiza, ndetse bikarushaho kugenda neza kuruta uko Bishop Karimba Gerard yayoboraga. Rero bene data, ni umugisha ukomeye kuyoborwa na Bishop Louis Pastori. Ni ibintu rero ubona ko mu by'ukuri Diocese ya Shyogwe ibonye umushumba mwiza, kandi uzakomerezaho bikarushaho kugenda neza. Imana rero y'amahoro ibaha umugisha. Ibyo ni ikiganiro twari twabateguriye, kandi turizera ko buri muntu wese kiramunezeza. Twizeye ko buri muntu wese kimushimisha. Kora rero like, comment zawe tuzikeneye, ndetse na subscribe, araba ari inkunga ikomeye kugira ngo urusheho kudushyigikira muri uyu murimo w'ivugabutumwa. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ciao ciao.